Ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe kandi Uwiteka abishimire, umwami Imana abakomeze kandi ababere byose muri byose. Rero nshuti bavandimwe bene data, tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana, aho turi buze gukomoreza ku magambo aboneka muri Yobu, igice cyaho ni icya 5, umurongo ni uwa 18. Aya magambo yabyaye ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abantu bagenda bibaza bati, mbese koko ibitubaho, ibitugeraho, ibigeragezo duhura nabyo, ingorane duhura nazo, ese ni ibyo dutezwa n'Imana? Bati mbese ni ibitererezo cyangwa se ni imivumo y'Imana? Uyu munsi rero ndagira ngo tuze kurebera hamwe, tugendeye ku bitekerezo by'abantu benshi bagiye batandukanye bagiye baduha, noneho turebe icyo Imana ibivugaho, turebe ndetse n'ukuntu abantu muri rusange bo bagenje gute babivuzeho. Ni muri Yobu igice ni icya 5, umurongo ni uwa 18. Amagambo aravuga ngo, kuko ariyo irema uruguma kandi ikaba ari nayo yomora, irakomeretsa kandi ibasha no kugenza gute no komora. Ahangaha abantu baribaza bati, mbese Imana nimba ariyo irema uruguma kandi ikaba ariyo ikomeretsa, ikaba ari nayo ivura ibikomere, aho ibibazo duhura nabyo ntabwo yaba ibigiramo uruhare? Nshuti bavandimwe bene data, ijambo ry'Imana ku basomyi baryo bavuga yuko ari inyanja. Utitonze ngo ukurikirane iby'Imana hatabayeho na Mwuka Wera wayoba. Ugiye usoma ijambo ry'Imana ugafata umurongo umwe ukaba ari wo wibandaho, ni ukuri nta kintu wasobanukirwa n'iki na kimwe, ahubwo wagera kure cyane. Muri Yobu ahangaha igice cyaho cya 5 ku murongo waho wa 18 haravuga ngo, kuko ariyo irema uruguma kandi akaba ariyo yomora, irakomeretsa kandi amaboko yayo niyo agenza ate akiza. Bavandimwe bene data, tugiye tukibaza ibitubaho muri ubuzima, dukurikiye iri somo ryonyine, dukurikiye uyu murongo wonyine, tukagarukiraho, twasanga ibitugera hari Imana igenza gute ibidutera, ariko ntabwo ariko bigenje gute, ntabwo ariko biri. Dusenge. Data mwiza, byiringiro bizima, soko y'amahoro, turagushimiye. Bana natwe kandi utubere byose, kuko uri byose. Uri Imana, urera kandi uriho. Icyo tuzi neza nuko uzahoraho. Ijambo ryawe Data turisomye mu buryo bwa muntu, tukareba mu bitubaho, ntabwo twabasha gusobanukirwa n'urukundo rwawe. Niyo mpamvu muri aka kanya nge ubwanjye nje imbere yawe, umbabarira ibicumuro byanjye byose nacumuye. Ikiruta byose abateze amatwi bakurikirana ibi ntabe ari bo, kandi nanjye ntabe ari nge, ahubwo ineza n'ubuntu bwawe bize bimanukire kudufasha kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'icyo udushakaho Mwami. Reka turarike imbaraga mvajuru, reka turarike Mwuka Wera kugira ngo aze abane natwe, atubashishe gusobanukirwa n'iby'urukundo rwawe. Vuba ahubwo wenda kugaruka Mwami, ntituzakorwe n'isoni, ahubwo tuzishimire kugusanganira. Nkweretse Uwiteka abashonje, nkweretse abafite inyota, nkweretse abafite ibibazo byinshi cyane. Uwiteka ubabere byose kandi ubakomeze. Ikirutaho Data, udutera imbaraga, uduhe gushika ku rugero rukwiriye. Ibikuye Mwami Imana ubiduhe n'abakwambaza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero nshuti bavandimwe bene data, turakomeje. Uwiteka abagirire neza kandi abakomeze. Imana ishobora kurema uruguma kandi Imana ikanomora uruguma. Iri somo ritweretse ko Imana ibasha gukomeretsa, kandi rinatweretse ko Imana ibasha kugenza gute, ibasha no kuvura ibikomere. Mbese kubura urubyaro tugira, mbese kwigana n'abantu bamwe bagatsinda abandi bagatsindwa, mbese kurangizanya n'abantu bamwe bakabona akazi abandi bakakabura, ese biva kuki? Ese biva ku Mana? Nimba Imana ishoboye byose, nimba Imana ibasha byose, ibi bitubaho bibi, ibi bidushikaho bibi, aho nitubitezwa nayo? Icyo ni ikibazo cyari kirimo gitambuka muri rusange, ariko cyarabazaga giti, mbese kubura urubyaro kw'abantu bamwe abandi bakarubona bituruka he? Ese ni ku Mana?
mbese intimba zacu, imibabaro yacu bituruka he? Ese ni ku Mana? Ese kwa kundi abana babaho bakavuka bakivukira bakananira ababyeyi babo, ababyeyi bakagera aho bata umutwe, ese bituruka he? Ese ni ku Mana? Ese inguma z'ibyaha byacu zituzengereza, zidushegesha, zituruka he? Ese ni ku Mana? Nshuti bavandimwe bene data, ntabwo ndi buze kubatindira. Twagiye dushakisha ibitekerezo mu buryo butandukanye mu bantu, ariko ibyo biba byatanzwe nta kintu cya evidence, nta kimenyetso kigaragara. Ariko uko biri kose, uko bimeze kose, Imana ishobora kuguhitamo kugira ngo ube icyitegererezo. Imana ishobora kuguhitamo kugira ngo ube icyigisho, nk'uko tubibona aha mu byanditswe byera. Twabonye iby'umugabo, twabonye iby'inkuru y'uwitwa Yobu. Yobu yari mu itsinda ry'abantu barimo basenga mu itorero rya mbere, basengaga bahuje umutima. Ariko ngo Satani nawe yari yabagendereye, arabitegereza. Amaze kubitegereza, Imana ibwira Satani iti, Satani we, dore noneho ndebera, ujya uvuga ko abanjye wabanyaze, ariko mubo watwaye ndetse bakigukorera ndetse nanjye bakinkorera, bakiri ku ruhande rwanjye, hari abamaramaje badashobora kugenza gute kukuyoboka. Ati reba uyu mugabo Yobu. Satani abwira Imana ati, impamvu uyu nguyu ari icyitegerereza kwemera nuko ari umutunzi kurenza iki abandi. Maze Imana ibwira Yobu iti, maze Imana ibwira Rusuferi iti, we Rusuferi, wowe Satani, Yobu ndamukugabije, Yobu ndamuguhaye, mushyize mu biganza byawe, mushyize mu maboko yawe, inka zuzifate, umugore w'umufate, abana bubafate, ikintu cye cyose ugifate, ariko uretse iki? Uretse ubugingo bwe. Satani agerageza Yobu, ariko Yobu yari yagabwe n'Imana. Imana mu nyungu zayo ishobora gutuma ibintu runaka bikugeraho, ariko kugira ngo irebe ko yagenza gute yakuronka, cyangwa kugira ngo ibyo bibe icyigisho ku bandi, ushobora kuba igikoresho cy'Imana. Imana ikakungukiraho, ukaba igikoresho cyayo, ikagukanda, ikagukamura, ariko kwihangana kwawe bikazabera abandi icyitegererezo. Mu nyungu z'Imana wahomba aho kugira ngo igenze gute iguhombe. Mu buntu bwayo, mu bushake bwayo, mu rukundo rwayo, wata agaciro mu b'iyi si, ariko ikakugumana. Bavandimwe bene data, ibidushikaho byose ntago ari ukubera yuko Imana iba yabiduteje. Ishobora kubiperemita bikatugeraho, ariko ngo ikintu icyo ari cyo cyose kibi kitugeraho cyabaye kubera icyaha. Ibibi byose bidushikaho byabaye kubera icyaha, ariko ikibi icyo ari cyo cyose umutware wacyo ninde? Ni Satani. Kuko Satani niwe mwanzi w'iki? W'ibyiza. Kandi Satani niwe mwanzi w'iki? W'amahoro. Niba kubyara ari umugisha, gukikira umwana ari umugisha, bikaba ari byiza atari umuvumo, ntabiha umuntu, nta nubwo Imana yabiteza umuntu. Ariko ijambo ry'Imana ryo ritwereka yuko kubwo gukora icyaha kwacu byatumye tujya kure y'iki? Y'Imana. Ahubwo kwa kujya kure y'Imana byatwegereje Sekibi. Bimaze kutwegereza Sekibi, nta cyiza dufite iruhande rwacu. Ibyo dufite uruhande rwacu byose ni ibiki? Ni ibintu bibi. Ahangaha ndagira ngo twumvikane icyo nshaka kugaragaza. Kubura urubyaro kwa bamwe abandi bakabibona, ntabwo ari iby'Imana iteza bamwe, kubera ko Imana icyo ngicyo ntikigabira umuntu, ntikigenera n'umuntu. Ariko kugira ngo byumvikane neza, kubura urubyaro, abana kubabyara bakagusuzugura, kujya mu ishuri ugatsinda cyangwa ugatsindwa, kurangiza ukabona akazi cyangwa ukakabura, ibyo byose Imana ibigenje gute? Ibibizi. Ushobora kubura umuntu ugakura kuva ku bwana kugeza mu busaza, Imana izi neza kutazigera ugenza gute? Ubyara. Ushobora kuba uri kwiga, Imana izi neza yuko ibyo uri kwiga utazigera ubibonera akazi. Kuba Imana ibizi ntibivuze yuko Imana izabiguterereza. Ati kubera iki? Iyi ngiyi iri somo rikonfuzinga abantu benshi bagiye bagenje gute? Batandukanye. Icyaha nicyo cyatumye ubugumba bubaho.
icyaha nicyo cyatumye bamwe batsinda abandi bagatsindwa. Icyaha nicyo cyatumye abana bamwe bumvira ababyeyi, abandi ntibagenze gute, ntibabumvire. Kandi ibyaha byose ni bimwe, ibyaha byose imbere y'Imana birangana, kubera yuko impamvu ni iyi ngiyi: uwishe n'uwibye bangana imbere y'Imana, dore impamvu ni iyi; uwasambanye n'uwaroze, dore impamvu bangana imbere y'Imana ni iyi. Uwateje icyaha ni Satani, kandi ingaruka ziri buve ku cyaha ni ukubura ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu ibyaha byose bigenza gute, bingana. Ariko ntabwo Imana igira uruhare mu bitubaho. Mu burwayi tugira ntabwo Imana ibigiramo uruhare. Kurwara bamwe bakava mu bitaro bakoroherwa, n'ubundi iherezo ry'umuntu ni ugupfa. Ibyo ntabwo Imana ibigiramo uruhare. Ikindi nshaka kuvuga ahangaha, kuba wakwiba, kuba wakwibwa, umwe bikagaruka undi akabibura, ibyo ngibyo ntabwo Imana ibigiramo uruhare. Ahubwo Satani niwe uduteza ibyo, kugira ngo adukamuremo isano n'imishyikirano dufitanye n'Imana. Kandi ikindi kintu gikomeye, mwene muntu hari n'ibintu runaka byamugeraho kubera yuko ari we wabigizemo uruhare. Hari igihe umuntu ashobora kubura urubyaro ari we yabigizemo uruhare. Je vous donne un exemple ku basore, ku bakiri bato, ku rubyiruko, ku bahungu ndetse n'abakobwa. Igikorwa cyo kwikinisha ni igikorwa kibi, ni icyaha kibi. Iki ushobora kugikora kikafegita ibyo twita genetic cyangwa se genital organs. Izi genital organs iyo zimaze kwangirika bishobora kukujyana ku rugero rw'uko hari igihe cyazagera ukaba utazigera ugenza gute ubona urubyaro. Niba uri umusore uyu munsi wa none ukaba icyo kintu ugikora cyo kwikinisha, bishobora kuzakwafegita kugeza aho wazabura urubyaro, kubera yuko byafegita genital organs, ku buryo aho ngaho wazahura n'icyo kintu. Guhura n'icyo kintu rero, ushobora guhura nacyo ukibaza niba koko byari bikwiye kukubaho kandi warabigizemo uruhare. Ntabwo Imana ishobora koshya umuntu kujya kwiba, ntabwo Imana ishobora koshya umuntu kujya gusambana, ntabwo Imana ishobora koshya umuntu kujya kuroga, ntabwo Imana ishobora koshya umuntu kujya kugambana, ntabwo Imana ishobora koshya umuntu kujya mu bikorwa by'urugomo. Ahubwo Sekibi, kuko ari we mwanzi w'ibyiza, niwe ushyiramo umuntu ikibi akamwohereza mu bibi, nyamara ngo ingororano z'icyaha ni urupfu. Kandi burya icyaha ntabwo ari gatozi, ntabwo icyaha ari icy'umuntu ku giti cye. Buriya icyaha kiba gatozi mu mategeko y'isi, ariko mu bijyanye n'ubwami bwo mu ijuru, mu bijyanye n'amategeko yo mu ijuru, icyaha hano mu isi berekana yuko ari gatozi, ari icy'umuntu ku giti cye. Ariko burya icyaha ushobora kugikora kikafegita n'abandi bantu. Ushobora kwiba bikagira ingaruka kubo mubana, ushobora gusambana bikazagira ingaruka kubo muzabana nabo mubana. Ushobora gukora ibintu ibyo ari byo byose bibi bikagenda bikafegita n'abandi, babandi twita abaziranenge, babandi twita innocent people, bashobora kuzira icyaha cyawe. Icyaha icyo ari cyo cyose ntabwo ari cyiza. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ntabwo Imana yohereza abantu kwiba. Umuntu niba agiye kwiba, yamara kujya kwiba bakamufata bakamutsinda muri ibyo ntabwo byatejwe n'Imana. Ariko umuntu agenda, Imana yagenzaga gute? Yamurebaga. Nyamara muri twe habamo ikintu cyitwa kere conscience, habamo umutimanama. Urya mutimanama uhagurutse ugiye kwiba, wabigambiriye ukagenda, ukumva akantu kakubwira ngo bireke, ukumva akantu kakubwira ngo genda, aho ngaho haba harimo Mwuka Wera, haba harimo Imana na Satani. Niyo mpamvu mwene muntu nta hantu n'aha na hamwe azigera yiregurira, nta hantu n'aha na hamwe azigera avuga ati nyamara ibi bintu byagenze gutya, kuko umuntu ibintu bijya kugenda gutya abona n'ukundi kuntu byari kugenza gute, byari kugenda. Kereka iyo habayeho mistake, iyo habayeho kwibeshya. Ariko muri twebwe harimo Imana, muri twebwe harimo Mwuka Wera, nyamara hakaboneka n'imyuka y'abadayimoni. Hahandi ujya gukora ikintu kumva umutima uragukubise
wacyumvise ukakubwira uti iki kireke, ukumva n'undi mutima uri kukubwira uti iki gikore. Hari ikibazo se? Hari icyo biba se? Niwikinisha rimwe se? Hari icyo biba? Nusambana rimwe se? Hari icyo biba? Nunywa akayoga se? Hari icyo biba? Umutima umwe urakubwira uti bireke, ikindi kiti ngaho bikore. Rimwe ntacyo ritwaye, gira gutya nta kibazo. Nshuti, ibitubaho byose ntabwo biba kubera yuko ari Imana yagenje gute, yabiduterereje. Ahubwo umwanzi Satani niwe ubiduterereza kugira ngo atuvane ku Mana. Ariko nubwo byaba, ntabwo Imana ibiri kure yacu. Hari igihe nanone bishoboka ko Imana ishobora kwemera ibintu bikakugeraho kubera ko Imana ntabwo ishobora kukugerageresha ikigeragezo utagenza gute, utakwihanganira. Urugero, ushobora kubura urubyaro, Imana kugira ngo igutange nk'umubyeyi mwiza utaragize urubyaro ariko akihangana, mu rugo rwe akihangana. Imana ikabikora muri ubwo buryo kugira ngo uzabe igikoresho cyiza izakoresha yereka abandi ukwihangana kwawe. Kandi Imana ishobora kukwima urubyaro kuko yabonye yuko ibyo uzabyihanganira. Ariko hari uwiha urubyaro abana bakamunanira, bamunanira akabihanganira, ikavuga iti uyu ni muha urubyaro, akazabyara, ashobora kuzahura n'ikibazo cy'abana, aho kugira ngo abana abarere bakamucumuza, akaba yabica, akagenza gute, akabamara. Hari igihe ishobora kugukoresha ukaba umusinzi, ukaba umusambanyi, ukaba umujura, ukaba umurozi, ukaba umugambanyi. At the end ukazagaruka ugatanga ubuhamya, ukagenza gute, ukabwiriza abantu bakagenza gute, bakihana. Ikintu kiriho nuko ibintu byose biba hano muri iyi si biri mu bushake bw'Imana. Ariko ibibi bitugeraho, ibyago bitugeraho, amakuba atugeraho, iyi nzara tubona, uburwayi tubona, izi ntimba tugira, aba bacu dushyingura, inkomoko y'ibyo byose ni umwanzi Satani. Kandi ikibi gitera ibi byose ni cya cyaha tutihana duhora tugenza gute, twivurugutamo. Uwiteka abagirire neza, angirire neza, adukomeze, atubere byose muri byose. Ibyo nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.